ibi bintu urugendo rwose Imana yakoze rw'Abisirayeli byagira ngo n'amahanga yose agende yumva ibyo bintu by'ibitangaza, aho ari abantu bizeye. Iyo usoma usanga ngo bamwe ngo twahinze umushyitsi, ngo twumvise amakuru yanyu, ubwo bajyaga gutata bakagira Yeriko bagahura n'ayandi yitwaga Rahabu. Buriya Rahabu ni umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana, kuko we ntiyigeze yitegereza n'amaso y'ibitangaza. Ni ikimenyetso cyacu twebwe ab'ikigihe bizera Kristo. Ntiyigeze yitegereza ibyo bitangaza, ariko amatwi. Insudi TV show. Link people with friends. Murabizi indaya izo zikura n'abantu benshi. Mwe mu batasi burya n'indazi mu batasi benshi. Numva se hari n'ibyaha byakase babaga bose batambuka mu buzima bwabo. We yarabyumvise arizera, atabonye bya bitangaza. Ntabwo ati Imana yabitwara n'ibize. Twumvise ibi muzasubire mu twumvise igira gutya, twumvise iki, none muhanyemerera nanjye ko nabyumvise nkaba numva nyemeye. Umunsi ndabizi ko itazabura kuba iki gihugu. Babandi yakoreshe rwa rugendo bari hirya bari gutitira, bafite n'ubwoba bwa Yeriko. Ariko undi wumvise inkuru abyemeye yizeye, ariko ngo ndabizi iyo ntizabura rwose kuba tuganisha none izi nyicukuru zikomeye. Ariko nabasabye umunsi yabikoze uzanyibuke. Uyu munsi Rahabu yanditse n'umugore Kristo yashatse kwinjiramo mu rubyaro rwe n'umugisha. Amen. Kuko yizeye Imana. Imana rero yakoresheje ubwo buryo kugira ngo byibura abantu gushimire kuri Imana y'urukundo n'imbabazi. Kandi tugushimire kuri Imana igira umujinya, ariko uri Imana y'urukundo. Uri Imana guciye bugufi y'amaraso, guciye bugufi y'ugushima. Uri Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, y'imbabazi. Gushimire ko warinze abasore, warinze abakobwa, warinze abakiri, warinze abakiri bose muri rusange. Icyubahiro cyawe turagushimira Uwiteka, kandi ubwo turagushimira kubw'ibitangaza byinshi wadukoreye. Icyubahiro ni cyawe, kandi badusengera abakoze mu butunzi bwabo bagatanga amashimwe, bahereza umugisha mwinshi utagabanije. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryabaye ngo tutarabaho. Ijambo ryawe rifite imbaraga. Turakwinginze kubane natwe, duhe imitima yumvira ijambo ryawe, duhe kukumvira. Ubane n'ugiye kutubwira ijambo ry'Imana, ubane nawe umuha imbaraga, umwuzuza umwuka wera. Yoza ikibuno n'ubuno bwoko bukeneye, uhaze buri wese uko yanakwifuza. Hanyuma ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Kunezerwa Imana hari uburyo bwo kugaragara. Twishimiye Imana kandi nabashimiye kuba nabitekereje. Yesu abamugisha. Ni ingome noneho ije kutwicira ahantu, igiye kutwicira ahantu. Bya bintu byahereye muri Egiputa, ibyavuga rwose, za verisiyo zose byagiraga kuri buri kintu bikanga. Ibizi kumwiruka hari ahantu byagenze kwasigaye Isoni na Kalebu aribo bari baragerageje kuba bya bintu byose by'urugendo rw'ibitangaza byibura byatumye ari ikintu bizera Imana. Baravuga ati niba Imana itwishimira, niba ari Imana yacu, izatujyana hehe? Muri cya gihugu. Ni nayo mpamvu ibi bintu urugendo rwose Imana yakoze rw'Abisirayeli byagira ngo n'amahanga yose agende yumva ibyo bintu by'ibitangaza, aho ari abantu bizeye. Iyo usoma usanga ngo bamwe ngo twahinze umushyitsi, ngo twumvise amakuru yanyu, ubwo bajyaga gutata bakagira Yeriko bagahura n'ayandi yitwaga Rahabu. Buriya Rahabu ni umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana, kuko we ntiyigeze yitegereza n'amaso y'ibitangaza. Ni ikimenyetso cyacu twebwe ab'ikigihe bizera Kristo. Ntiyigeze yitegereza ibyo bitangaza, ariko amatwi ya Rahabu. Murabizi indaya izo zikura n'abantu benshi. Mwe mu batasi burya n'indazi mu batasi benshi. Numva se hari n'ibyaha byakase babaga bose batambuka mu buzima bwabo. We yarabyumvise arizera, atabonye bya bitangaza. Ntabwo ati Imana yabitwara n'ibize. Twumvise ibi
uzasubire mu twumvise igira gutya twumvise igira none mwanyemerera nanjye ko nabyumvise nkaba numva nyemeye umunsi ndabizi ko itazabura kuba iki gihugu babandi yakoresheje rwa rugendo bari hiriya bari gutitira bafite n'ubwoba bwa Yeriko ariko undi wumvise inkuru abyemeye yizeye aravuga ngo ndabizi iyo ntizabura rwose kuba tuganisha none izi nyicukuru zikomeye ariko ndabasabye umunsi yabikoze muzanyibuke uyu munsi Rahabu yanditse n'umugore Kristo yashatse kwinjira mu rubyaro rwe rw'umugisha amen kuko yizeye Imana rero yakoresheje ubwo buryo kugira ngo byibura abantu babimenye biranga niyo mpamvu igeze kuri verisiyo ya Yosuwa imuhamagara Imana irabihindura iravuga ati Yosuwa rero nabanye na Mose igihe kirekire urugendo rurerure ariko ntabwo abisirayeli bigeze banyizera hari uburyo nshaka ko abantu bazamenya abibwira Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9 reka twe kubasoma mu Rwanda aravuga ngo amagambo yo muri iki gitabo gahunda y'ibitangaza ivuyemo kuko ntiyakoze bamwe ntibayikoresheje ngo banyizere nzanye indi gahunda kandi niyo gahunda yacu uyu munsi turaza kubihuza n'ijambo ry'Imana ujye usoma amagambo yo muri iki gitabo uyasubiremo uyatekereze uyibwire ku manywa na nijoro ukore meditasiyo ukore repetisiyo ubivuge mu kanwa ubitekereze ahari bizajya mu bwonko nibimara kujya mu bwonko kuko ubwonko aribwo buyobora amahitamo yawe yandi wenda uzanyizera haleluya aramubwira ngo niba uzahirwa ibyo uzakora byose Imana ishimwe Imana yashatse ko tuyimenya Imana yashatse kutwibwira Imana yashatse kutwihishurira ikoresha uburyo bw'ijambo ry'Imana byibura ibintu biri mu bwonko bwacu bijyana n'ibyo dukora byaba ushize nawe babwiye ibande banano burya iminyorogoto ibande abantu barya iminyorogoto kuki se tutarya iminyorogoto ni kuki tutarya iminyorogoto mubona ari impamvu ntagira umbwira impamvu atarya iminyorogoto none se ugiye ku meza ateguye neza ugasangana iminyorogoto byagusaba imbaraga nyinshi cyane kutabihitamo byagusaba imbaraga cyangwa inkoko kutazirya bishobora gusaba imbaraga uzi impamvu se nuko mu bwonko bwacu ubumenyi twakiriye hasi byatumye ko iyo iminyorogoto itaribwa kandi wenda abantu bize siyansi ushobora gusanga harimo za poroteyine si byose ariko ibyo bintu ubwonko bwacu bwarabyakiriye tumaze kubyakira bigera igihe biba ubuzima biza no kugera igihe bitakidusaba n'imbaraga zo guhitamo ibyo bintu byabaye iki ubuzima uko niko Imana ishaka kutwimenyekanisha biciye mu ijambo ryayo tukagira ubumenyi tumenya bikagera igihe bwa bumenyi noneho bugahinduka ubuzima haleluya haleluya kandi iyo byabaye ubuzima buroroha reka mbaye n'urundi rugero rworoshye abantu hano mufite bashiki banyu mu rugo murahari none se iyo muri mu rugo mushiki wawe agatambuka yambaye uburyo bisesi wumva hari ikintu kigukuruye mbese ntashobora kuba ari mwiza cyane kuki bitagukurura wibwira ko ari impamvu nuko ubwonko bwawe bwakira ubumenyi ko mushiki wawe ku bijyanye n'ibyo ntaho bihuriye ibyo bintu biri mu bwonko bwawe sinjye na mushiki wawe bituma izo mbaraga bw'ubwo bumenyi bikora no mu buzima bwawe mushiki wawe wamubona ukumva kuri iyo sanse ntibikureba haleluya Imana rero yashatse ko bijya mu bwenge bwacu ndashaka kugira ngo turebe uburyo bumwe Imana yashatse kutwimenyekanisha kandi Imana idufashe ibyo bintu ubwenge bwacu byakire nitumara kubyakira bizaba ubuzima twasomye ngo bakundwa turabana bakundwa ubu turabana b'Imana
imana uburyo yaje kwiyungamo n'umuntu bibiri bivugamo inshuro nyinshi. Yesu we mu butumwa bwe yabitsindagiye cyane, abitsindagira amasano yose mu bintu byose imana ishaka gukorera umuntu. Yesu abitsindagira muri ubwo buryo. Imana yaje mu isi, Yesu aje ishaka ko tuba abana bayo. Haleluya! Aho niho Isilamu bicanye bafata ni gute imana yaba umwana w'Imana. Imana ikomeye muratangira kuyoroshyaho ngo mwana ngo yaba ngo data. Zumva ari n'abandi basatuza bavuga ngo bose nk'Imana ngo si ako we ngo ukagira ikinisho. Niyo mu Rwanda bavuga gutyo. Ariko Imana yashatse kuba umwana wayo. Haleluya! Ubu ni ubumenyi bukomeye butangaje bugera igihe bugahinduka ubuzima bukavamo ibintu bikomeye. Reka dusome gato icyanditswe kimwe. Zaburi 103 kuva mu 13. Nasome Zaburi yanditse ku murongo wa 13. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka ayigirira abamwubaha. Kuko azi imiremere yacu, yibuka ko turi umukungugu. Ndashaka kugarukira aho ngaho. Imana yashatse ko tuba itubera data. Niba mwibuka isengesho ry'Umwami Yesu, ubwo abigishwa bamusabaga ngo twigishe gusenga, yasenze ati, iri sengesho abantu benshi turarizi, yavuze ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni iryo tangiriro Imana yashatse yo n'umuntu. Ibindi birakomeza ubwami, ikaba Imana, ikaba umwami, ariko itangiriro ryo kwinjira mu busabane bw'umuntu n'Imana, Imana yashimye ko uza nk'umwana, nayo ikaba iki? Bibiliya itwereka umutima w'umubyeyi uwo ari we. Reka mvuge n'ibintu bitatu by'umutima w'umubyeyi ubundi tubone kwinjira mu kibibindi icyo bimara mu buzima bwacu. Umutima w'umubyeyi aho utandukanye n'undi muntu wakurera, ni uko umutima w'umubyeyi wawe wuzuye iki? Urukundo. Ushobora kugira abatoza mu buzima, ushobora kugira abameta mu buzima bitandukanye, ariko umubyeyi we haba harimo umutima w'urukundo. Urukundo ruba rurimo impuhwe, urukundo ruba rurimo kukureba nta yindi nyungu, kuko uruwe byibura byonyine bigatuma umutima w'umubyeyi ajya gutera agukunda. Ikindi kiranga umutima w'umubyeyi gikomeye cyane ni ukwitanga. Umubyeyi ni umuntu yitanga, akitangira umwana. Nasomye muri Bibiliya ndatangara umugore witwa Nyirapita. Igihe bene wabo kwa Sawuli babafataga bakabica, bakagenda bakabamanika. Niba mubyibuka, harimo ibintu bya Ratipa abasoma Bibiliya. Bafashe intumbi zabo barazimanika, ziragenda zimarangwa amezi. Urebye kuko ngo ni sezo imwe yavuye yagiye indi sezo, ni nk'amezi nk'atatu ane ubibaza. Ariko ngo umugore yafashe ibigunira ngo aryama hantu amanywa n'ijoro. Icyo yakoraga ngo kwari kugira ngo barinde intumbi zitaribwa n'ibikoko n'ibisiga. Urumva uwo mubyeyi, umutima w'umubyeyi ni iki? Abo bana n'ubundi nta musaruro kibafiteho, uwo mwana n'ubundi nta musaruro kimubonaho, ariko umutima w'umubyeyi aravuga ati nubwo ari intumbi yanjye itazagaruka, ntafite n'umusaruro mubona, ariko niyo ntumbi iri hariya ndumva ntashaka kwiribwa n'iki? Ibikoko. Umutima w'umubyeyi uratangaje cyane. Nkatwe ababyeyi, igihe umwana wanjye mukuru yiga bari misinyasizi, ni ukuvuga ngo usanga rimwe na rimwe no mu Rwanda murabizi, wasangaga kera bashyira imbaraga zo kwiga abahungu abakobwa gake kubera ikintu byaravuga ati umuhungu ufitemo umusaruro cyane, sibyo? Kurusha nk'abana b'abahanga, igihe uvuga ati umwana w'umuhanga reka njyageze mushyire muri iri shuri kuko yari afiteho umusaruro, ubundi uriya ntafata nanjye muri karitsiye. Usanga rimwe na rimwe hari ibintu udatinda ku mwana ko nta musaruro ubonaho. Bamwe ababyeyi batwe basanzwe
ariko ibaze ubundi umutima wa nyawo n'umubyeyi ni ukuvuga ngo akomeza kwitangira umwana no muri cya gihe abona nta musaruro amutezeho. Umutima w'iki? wo kwitanga. Umutima w'umubyeyi nawo umutima w'Imana. Undi mutima utangaje ni umutima wo kwihangana no kubabarira. Ni umutima w'umubyeyi. Babwije kuri abana benshi bibagora kubabarira ababyeyi babo, kugira ngo uzabone nk'umwana waje umubyeyi we ari responsible atuzi inshingano. Dufate nk'abantu rero bavutse mu buryo papa na mama wenda batabana, kugira ngo wa mwana azababarize bimusaba imbaraga nyinshi. No mu ngo abana turatuzirikana ababyeyi badukoreye biriyanditse, ariko umubyeyi iteka nta mbaraga bimusaba, ahora afite umutima wo kubabarira iki? Umwana. Hati y'umubyeyi. Nibuke muri Dawidi yarantangaje n'ibintu. Dawidi afite umuhungu witwa Abusalomu. Nibuka amakosa Abusalomu yakoreye Dawidi. Abusalomu yagize gute? Yica mukuru we Amunoni. Nkuru nigeze nyisoma ndarira, numva ushatse kuvuza induru, kandi Dawidi ari mu gishushanyo bya Kristo. Arangije Amunoni yica mukuru we, amaze kumwica Amunoni arahunga. Usoma muri Bibiliya ngo Dawidi yari amaze imyaka 2 yavuze ngo nkumbuye umwana wanjye Abusalomu. Dawidi titumva ibaze gukumbura umuntu wakwiciye umwana. Nkumbuye umwana wanjye Abusalomu, icyana tugahura nkamuhobera. Umutima w'umubyeyi urakomeye cyane. Uwo Abusalomu ntiyakoze iryo kosa ryonyine, yageza akora se kudeta, afata bamwe barigomeka, arabajyana, ateza intambara. Si ibyo gusa yakoze n'indi kosa rikomeye, ngo yatwaye abagore base. Hano abasore baranga, umuntu niyo yatangiye kuvugisha sheri wawe ujya wumva za hormones zizamuka, zamuje muri sikuru zitazamuka, biriya automatique bitabyikora birazamuka. Yes, kimwe no mu rukundo iyo wishimye ya misemburo yo kunita byikora. Noneho agahungu kawe karaje kandukira abagore bawe, uzasubire muri ibi ngo yarabatwaye muri Shorekeza. Sine yarabatwara gusa, akora ikosa ryo kubyigamba, ashaka kujya kuryamanaho aho rubanda rubona ko yafashe n'abagore bazi. Ko ni ugusuzuma umubyeyi. Ubundi uwo muntu ati iki kintu gipfe, kandi rwose umubyeyi ati ndamuvumye, ubundi uwo nguwo yagakwiriye kuvuma. Ariko mwibaze ikintu Dawidi yakoze. Hati tumaze kuvuga umutima w'umubyeyi. Dawidi igihe ngo Abusalomu yarateye intambara, yarateye intambara. Noneho mu ntambara bagiye kurwana, Dawidi asanga ingabo ati mbabarire mu biroho byose muze kwica umuhungu wanjye, ariko biza kurangira ibisatsi yari birebire ifatwa ku giti aza gupfa. Abisirayeli bavugije impundu n'umunezero ko waruteje ikibazo igihugu atsinzwe. Mu kuza baririmba banezerewe, Dawidi yumva ayo makuru. Habaye iki? Bavuga ati umuhungu wa Abusalomu yapfuye. Muzasome ibyanditswe byera, yavuze amagambo akomeye, mudavuga umutima w'umubyeyi. Yaravuze ngo ayiwe, ngiyo abaga ari njye wari upfuye mu kigo cya Abusalomu. Umwami mufate nka perezida wacu, fata ubwami, fata no kuba umubyeyi papa, ni ibintu bibiri bimeze gutyo. Kuri iyo situwasiyo y'umwana we yabaye weak ku bwami, aho habaye weak ati ibyo kuba gitsinze sira muzo mwana wanjye. Uwo niwo mutima w'umubyeyi ku mwana we iyo yangiritse cyangwa yapfuye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana yivuga kuri twe umubyeyi, niyo nzira yashatse ya mbere ko twinjira. Ibindi turaza kubona detaye uko bigenda bikora. Kubera iki? Urukundo rugira imbaraga kurusha ikindi kintu cyose. Pawulo yanditse avuga ngo mureke mbabwize ukuri, izi mbaraga mubona n'ibi byose mu rukundo rwa Kristo n'abantu. Urukundo nirwo rwonyine rworoshye
byoroshye ibintu ukora. Biraneza kubivuga ku bantu bageze muri iyi myaka ya za muryango hagati ya 25 makumyabiri, imyaka iraryoha cyane, iraryoha cyane. Twiga i Butare kubera ko kiragiye kubona kuruse byaga bigoye, wasangaga tubone nk'iranje yose, wabonaga ari abasore, ukajya ubona abakobwa turi mu miranje nke, abakobwa baraga ntabwo baga ari benshi. Murabizi ko abagore dukura akenshi muri primaire uzasanga abakobwa ari abahanga, ariko batangiye kwinjira mu bintu bikora ku marangamutima yabo, bitangira kugenda bigabanuka, concentration igenda igabanuka, nibwo mpamvu namwe bagenda batsindwa. Kuzana muri siyanse rimwe na rimwe hari igihe barimo nk'abakobwa bamwe na bamwe batahuye n'utwo tuntu cyane, bamwe bakavuga ati wenda batagira uburanga bwinshi cyangwa iki, kuko batakiwe n'amarangamutima, wenda concentration bakayigumana. Sorry kuvuga icyo kintu. Uzasanga benshi ari uko benshi biba byaragenze, noneho kwa ko rwa rugendo rwo guhera hasi gusa nk'abakobwa bafite uburanga bwinshi cyane kugera ku myaka 10, abahungu baza 12, nayo amarangamutima ukazagera kuri concentration ikajya igorana. Noneho twaheraga nko kuwa mbere kugeza abahungu barakura, kubera iki bari bake twe turi benshi. Stories z'urukundo nizo zabaga muri sebu, ibyo bintu bigaga, uyu yaretse uyu, yafashe uyu, yagize uyu yarambwiye nawe nari kumwe na habaga izo story. nawe niyo spirit twayigiraga cyane yo gufata no gufatwa, ko twaragizaga akazi kaboneka mpita mukora ukwe, wasanga iyo spirit ihari ibintu by'urukundo. Ariko nabonaga ukuntu urukundo rugira imbaraga, umuhungu bakamuhakanira, memoire ikamunanira neza. Uraseka birakaze, birakaze mu bintu bifata umuntu bigafata agaciro ke bikakamanura bikakageza hasi. Ni ukuba wabaza nk'umukobwa mugakundana muri safe muri rwa rukundo, wajya kubona abubizo ako kanya nk'uko umuntu ahita afata ikivuka k'ibiro 50 ukajya ugitunga akakubwira ngo no, wumva ibintu utazi mu mubiri, ukumva usheguye, ukumva utaye agaciro, ukumva ukagira ibibazo cyewe muri n'ikiyanyagiye uzakora. Abenshi muri leta ashaka kugira ngo ubwonko bumenye icyo yamwangiye. Ni nayo mpamvu abakobwa bari hano si byiza gukirira amarangamutima yabo. Umuntu nunabona utamushaka bimubwire neza, musezere. Kuko buriya abahungu abakobwa bafite uburenganzira bwo kubera kukwemera. Ushobora kugira friendship yagira agatakuba bivuyeho, ntabwo wakanira ubyumva ko nabyo ni amahitamo. Ariko nubikora ubikore utari kwica amarangamutima. Niba barabyiza nakubwira ngo why, ushake icyo usubiza ngo because, kuko iyo utashyizemo because iteka mu bwonko bwe habamo ikintu gikomeye ntajya yumva icyo kintu. Urukundo rero rugira imbaraga cyane. Uzahera nawe mwakundanye, twiganaga n'umuhungu n'umukobwa, umuhungu yari umurakari cyane muri classe sinyamwibagirwa, aza gukundana na Adeline. Jiridasi yaroroshye, twese byaraducanze, urukaze maserabisi akaze n'uruzi. Adeline yagira gutya akagira asira. Adeline ukabona aragiye, byarangiye anamuzanye mu itorero ryabo, tubona aragiye. Ukajya ubona umukobwa ari kumutwara gutya, ukabona twese mumutekereza agira ko mukara kwa kwikanga, ukabona kuri Adeline bigenda gutya. Izo ni imbaraga z'urukundo, izo ni imbaraga z'urukundo. Kandi niko Imana yabikoze, kandi niko Imana yize gutera yabiwe. Imana rero nyir'ijuru n'isi iza kwirinda natwe, yaje mu buryo bw'urukundo, kuko nibwo buryo bwonyine udushoboye, udufata, utunezeza, nibwo twari dukeneye. Haleluya! Nibwo buryo bwonyine, n'ubukiro bwa kabiri bwonyine, nibwo buryo bwonyine. Niyo mpamvu yanditse twese tuzi kuko Imana yakunze abantu mu isi byatumye itanga umutima w'umubyeyi kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo.